Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube. Nanone tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwawe nandi. Ishimwe kuko iduha ubushobozi. Ikaduha ibyo tuvuga, ikaduha n'imbaraga zo kubivuga, ikaduha n'ubwenge bwo kubisobanura. Imana ishimwe. Gusobanura inzozi ntago ari ikintu cyoroshye. Nubwo ari ibyo ngiye gukomeza nkora, uyu mwanya ngiye gusobanura kurota wambaye ubusa. Gusobanura inzozi niko nari mvuze ntago ari ikintu cyoroshye. Kuko inzozi uko wazibonye sicyo ziba zivuga. Ubona umurima usobanura ikindi. Ubona umuntu ahagarariye izindi mbaraga. Ubona imbwa isobanura ikindi kintu. Rero niyo mpamvu kuzisobanura si ugupfa kuzisobanura. Twagiye tubona muri Bibiliya abantu bagiye basobanura inzozi. Umuntu akazirota, tekereza Farawo ngo arote inka zinanutse ayoberwa icyo zivuga. Kubera iki? Kuba inka inanutse byonyine ntabwo bivuze yuko ari ikigeragezo. Ariko habonetse umuntu wahawe Urimu na Tumimu nk'uko Imana yayihaye Mose ari ku musozi Sinayi, ngo ayimanukane, ayo mabuye ayamanukane yahereze Aroni nawe ngo ayashyire mu myenda ye, hanyuma aba ajya agishiriza inama abantu ku Mana. Shimiye Imana ko nanjye Imana yampaye ayo mabuye, ikayashyira mu gatuza kanjye, ikayashyira mu mutima. Iyo uzaniye inzozi ukazimbwira, nanjye ngisha inama Imana ikambwira icyo bisobanura. Imana ishimwe. Kandi kubera ko nzi ko umuntu arama igihe gitoya, nanjye ndi hano ku isi igihe gitoya, numva nshaka gukoresha impano yanjye kugira ngo Imana yanshyizemo byose mbibwire abantu. Nzave hano nanjye nkomeza urugendo rwo kujyaho naturutse, ariko maze gutanga message yanjye, maze gutanga umusanzu wanjye. Imana ishimwe cyane. Kurota rero umuntu yambaye ubusa, kurota wambaye ubusa, hakubiyemo ukuri kwinshi kurenza uko utekereza. Harimo ukuri kwinshi. Impamvu harimo ukuri kwinshi, Imana irema umuntu ntabwo yigeze imuteganiriza kwambara imyenda yo mu ruganda. Untega amatwi ubyumve neza. Imana ntabwo yari yigeze iteganya ko umuntu azambara imyenda ikozwe muri itegisirwa cyangwa izindi nganda mu Bushinwa n'ahandi. Oya, ntabwo ariko Imana yari yabiteganije. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 25 haravuga ngo Adamu na Eva bombi bari bambaye ubusa ariko ntibakorwe n'isoni. Mva nawe, bambaye ubusa ariko ntibakorwe n'isoni. Ese wakwibaza utise icyo bari bambaye ni igiki bari bambaye cyatumaga, ni igiki cyabakingirizaga cyatumaga badakorwa n'isoni? Ni ukuvuga ngo bari bambaye, bari bafite umutima utari mu rubanza. Imbere mu mutima wabo nta rubanza rwarimo. Ariko bamaze gukora icyaha, baze kwisanga basanga bambaye ubusa. Hanyuma bamaze gukora icyaha rero ubu byabaye. Adamu na Eva bakoze imyenda yitwa ubucocero. N'ubu irakorwa. Itangiriro 3:7 n'ubu iyo myenda yitwa ubucocero irakorwa. Shuti yanjye ntega amatwi, imyenda yitwa ubucocero, inganda zikora ubucocero zaraje nyinshi. Mu Rwanda zirahari, Burundi zirahari, Uganda zirahari, mu Burayi zirahari, muri Aziya zirahari, muri Amerika zirahari inganda zikora ubucocero, ariko ntizimara abantu. Ntabwo zijya zituma abantu bahisha ubwambure. Bishoboka. Kubera iki? Buriya n'ubucocero.
n'ubucocero n'ingano z'ubucocero. None se Adamu na Eva ko bakoze ubwo bucocero mu bibabi by'imitini babuze gutinya, babuze kugira isoni kuko bari bambaye ubusa. Bwa bucocero ntabwo bujya burangiza ikibazo. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero abantu bamaze gukora icyaha bagakora ubucocero bwo kwambara ntibuhishe ubwambure bwabo. Imana ishimwe yatanze amahirwe ya kabiri, deuxième chance. Iyo usomye mu Itangiriro 3:21 haravuga ngo Imana ibaremera imyenda yo ntiyari ikoze mu bibabi ahubwo yari ikoze mu ruhu. Iriya myenda Imana ishimwe ishushanya agakiza. Imana ishimwe iriya myenda ishushanya agakiza kabonerwa muri Kristo. Iyo usomye muri Yesaya aratubwira ngo ndashimira Imana ko yanyambitse imyenda y'agakiza ikamfubika umwitero wo gukiranuka. Imana ishimwe yuko iyo myenda nanjye yayinyambitse. Imana ishimwe. Buriya icyatumaga batinya Bibiliya tubwira muri Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:21 aravuga ngo imitima yacu ngo nitaducira urubanza ngo turatinyuka imbere y'Imana. Burya icyatumye bagira ubwoba, icyatumye batinya n'umutima wabaciraga urubanza. Reka nguhe urugero. None se umwana uvuka, si twe tumwambika ageze ku isi, avuka yambaye ubusa. Wari wabona se abafite ipfunwe ryo kwambara ubusa? Ahubwo ibyo kugira ipfunwe bigenda biza uko umutima ugenda uza nk'urubanza niko agenda agira ubwambure, niko agenda agira ubwambure. Ibyo bita ngo ariho arakura agenda amenya ubwenge. No, ntabwo ari ukumenya ubwenge kuko aho yarari. Yesu yatanze urugero, aravuga ngo umuntu nashaka kujya mu ijuru ngo ahindukire amere nk'umwana muto. Impamvu yatanze urwo rugero ni iyihe? Ni ukubera yuko umwana muto mu mutima we nta mutima umuca urubanza agira. Imana ishimwe. Pawulo yabivuze neza, yaravuze ngo mu Byakozwe n'Intumwa 24:16 aravuga ngo niyo mpamvu mpirimbanira. Ntabwo ahirimbanira kugira imodoka, ntabwo ahirimbanira kugira inzu nubwo nabyo ari ngombwa, ntabwo ahirimbanira kugira amafaranga nubwo nabyo ari ngombwa, ntabwo ahirimbanira imirima myinshi, ngo ahirimbanira kugira umutima utamucira urubanza ari imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana idufashe rero, Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Icya mbere, kurota wambaye ubusa kandi abantu baguhanze amaso. Abantu baguhanze amaso ariko nawe wambaye ubusa ndetse nta n'ikibazo. Ni message Imana iguhaye yuko uzahura n'ingaruka ryo kumena ibanga ry'ubuzima bwawe. Ukagenda mu bantu babwira ngo meze njya mugabo ameze atya, umwana wanjye ameze atya. Nagira ngo mbabwire hari ryo bita vie privée. Nabonye abanyamakuru basigaye bashaka kuza kubaza umuntu kwabaho, uko arya, uko aryama ngo babijyane mu nkuru. Iyo ni vie privée y'umuntu, ni vie privée y'umuntu. Iyo rero wishyize hanze mu bantu, tegereza nyine bazakuvuga. Jyana urukundo rwawe mu binyamakuru, tegereza bazakuvuga. Jyana imibanire yawe n'umugabo ubijyane mu ruhame rw'abantu, tegereza bazakuvuga. Jya ugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Imana igufashe. Ubundi ubuzima bw'umuntu kugira ngo bube bwiza buba bwubakiye kwibanga ry'ubuzima bwe. Ukamenya uko ubana n'Imana n'uko ubana n'abandi bantu. Ibyo ubwira Imana n'ibyo ubwira abantu. Icya kabiri, kurota wambaye ubusa uri mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Wambaye ubusa ariko kandi uri no mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ni message Imana iguhaye kuzahura n'ingaruka z'amakuru wimanye. Hari ahantu hangombwa agomba gutanga amakuru ariko ntiwayahatanga.
none uzahura n'ingaruka. Reka mbaho urugero rumwe rwo ntabwo nsobanura, ntabwo navuga izina ariko n'urugero rwabaye. Umwana umwe wo mu bakire yarasambanye aratwita, asambana n'umukozi wabo ubaragirira inka, arangiza aratwita. Amaze gutwita kwa shebuja, bafata wa mukozi nyine baramwirukana, birumvikana. Hanyuma wa mwana arabyara, baramureka arabyara, inda yabayimenya ari nkuru. Amaze kubyara wa mwana bamujyana, bamufata mu bigoma, mu byahi by'abana, baragenda bamurambika mu nzira imbere y'ikigo cy'imfubyi. Bamaze kuhamurambika, urumva kame mu bacungira hafi. Hanyuma umugore araza kuhanyura, aramutora. Amaze kumutora ahita amujyana mu kigo cy'imfubyi. Amaze kumujyana mu kigo cy'imfubyi, ikigo cy'imfubyi kiramwakira, cyakira wa mwana. Kimaze kwakira wa mwana, noneho bamubaza aho amukuye, avuga uko amubonye. Nuko umwana bamugira nyine umwana udafite inkomoko, udafite uwamubyaye, udafite mbese enkoni. Nuko umwana baramurera. Hanyuma haza kuza famiye imwe, iraza nayo yabuze urubyaro, iza gusaba umwana kuri cya kigo. Imaze gusaba umwana kuri cya kigo, hari ukuntu umuntu iyo yabuze urubyaro, iyo ni kese, kubera ko nanjye narashatse mbura urubyaro. Ibyo ni ibintu nzi, nanjye namenye bitewe nuko nari ngiye nanjye gusaba umwana kugira ngo murere, kubera ko nabuze urubyaro. Ntabwo ibyo sintinya kubivuga, ni ibintu natanze mu buhamya. Noneho aragenda ajya gusaba umwana. Amaze kujya gusaba umwana, ubwo nanjye turahahurira, nsanga nawe baramukorera dosiye, baramumuha. Bamaze kumumuha, wa mwana, wa mukobwa araho, yasubira ku ishuri, ariga, ararangiza. Amaze kurangiza ajya gushaka umugabo. Amaze gushaka umugabo, ariko ntiyigera hishura na rimwe ko yigeze abyara. N'umugabo bashakanye ntiyamuhishurira ko yigeze abyara. Nshuti yanjye, hari amakuru uhishaka kugira ingaruka. Aragenda abaho, barabana, barabyara. Bamaze kubyara, igihe kigeze, bamaranye iminsi, wa mugore araryama, wa wundi wabyaye wa mwana arashiguka. Amaze gushiguka, ashigukira hejuru. Umugabo aramubwira ngo nibiki bigenze bite? Ati umwana wanjye. Mwana singuyu se, singuri araryamye muri berso. Ati umwana wanjye. Arangije umugabo aramubwira ati ariko se nibiki umeze gute, byagenze bite? Barongera bararyama. Bukeye birongera bimubaho. Arashiguka nijoro, ati umwana wanjye. Hanyuma icyabaye niki? Iyo nkuru kuntu yaje gusoza, nuko byaje kurangira wa mugore agiye kuri cya kigo cy'imfubyi, ajya gusaba umwana, yimenyekanisha ko ari mama we n'uwo mwana bamutaye aho mu nzira. Yimenyekanisha ko umwana ari wavuga ibimenyetso, avuga uko byagenze, avuga uwamuza, avuga uwamutoye, ibintu byose baza gusanga kuko uwo mwana ari, ariko baza gusanga baramuhaye umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko. Bifite uko byaje kurangira. Ariko nagira nkubwire, iyo uhisha amakuru ukayahisha uwo agomba kuya, ntabwo yagombaga guhisha uwo bashakanye yuko iyo kese yabayeho, kuko iyo ubyubakiyeho iteka bigira ingaruka. Imana idufashe cyane. Icya gatatu, kurota wambaye ubusa uri mu ishuri hamwe n'abanyeshuri. Ukaba uri mu ishuri hamwe n'abanyeshuri mwigana, ariko wowe wambaye ubusa. Uri hagati y'abantu mungana burungano, wowe wambaye ubusa. Ni message Imana iguhaye yuko ufite ingeso ituma bakwinuba. Barakwinuba, yenda na amagambo, ni uburyo witwara, yenda ni imyitwarire yawe, barakwinuba. Ni washaka umaze kumva aya makuru, ugende usenga Imana, wiyinire, wisuzume. Urwandiko rwa 2 rw'Abikorino 13:5, wirebe, nusanga hari ikosa nawe ufite wikosore, kuko itegeko rigenga imibanire y'abantu n'abandi ni rimwe. Itegeko rigenga imibanire y'abantu n'abandi ni rimwe, ryubakirwaho ibintu byose.
riba muri Matayo 7:12 na Luka 6:13 avuga ngo nuko rero ibyo mushaka ko babagirira namwe mujye mubigirira abandi. Ubikoze utyo wabana n'abantu bose, abantu babikoze gutyo nta n'intambara zakongera kuba. Icya kane, kurota wambaye ubusa urimo gushwana n'umuntu cyangwa se abantu. Wambaye ubusa uri gushwana n'umuntu cyangwa se ushwana n'abantu, kandi nanone wambaye ubusa. Ni message Imana iguhaye yuko kubera kwirengagiza umwenda wafashe ugiye guhura n'ingaruka. Ni umwenda wasabye umuntu, ni umwenda wagujije banke cyangwa se ikigo kindi cy'imari, ishura cyangwa se ugende usabe excuse, ariko ubwo biciye mu nzozi ukabibibonye ntuzavuge ngo sinaguhaye amakuru. Yewe ndayaguha, ngashingira ku byo wabonye Imana yaguhaye, ngashingira kuri urimu natuni muziri muri ngewe, nkagusobanurira ibizabejo. Nutashyira mu bikorwa ntuzandenganya. Icya gatanu, kurota uryamye ku gasozi cyangwa ku nzira wambaye ubusa. Ni message Imana iguhaye kuzatakaza ibyiringiro kubera ibihe bibi. Kubera ibihe bibi. Satani agufitiye umugambi. Imana irabikweretse. Uryamye ku gasozi, uryamye ahantu wambaye ubusa. Yusomye mu byakozwe n'umwa 23:12 kugeza 34. Umva ko havuga ngo abayuda barahiga ngo bavuga ko batazarya batazanywa batarica Pawulo. Ayiwe ngo ntibazarya. Wari ubizi neza ko ugaramye wibwira ko ibintu ari bizima, hari abantu bakwigiririza ubusa kugira ngo bakugirire nabi. Hari abantu bafite umugambi biriwe batariye kugira ngo baguhemukire. Ariko nagira ngo nkubwire, hari mwishywa wa Pawulo, ubwo n'umwana wa mushikiwe, ngo yamenye ayo makuru, aragenda ngo aramuburira, aragenda ajya kubwira umutware. Amaze kubwira umutware, uwo mutware ngo yumvise ayo makuru, ngo ahita akiza Pawulo, amukura mu maboko y'Abayuda, amuhereza i Roma. Imana idufashe cyane. Nagira ngo nkubwire rero, mwishywa wacu aracyahari, ni umwuka wera ukorera muri twebwe. Niwe utuburira iyo bagiye kutugirira nabi. Aratuburira akatubwira ngo inzira ntuyice, ntituyice, kubera ko twabimenye tugakurikiza message. Nawe rero niba warabibonye, nkaba nkugiriye inama, mbere imfura nawe wibera imfura, undengere nawe wirengera, kugira ngo utazagwa mutego w'umwanzi kandi Imana yari yabikweretse. Icya gatandatu, kurota ugenda ku muhanda wambaye ubusa. Kurota ugenda ku muhanda wambaye ubusa, imbere handi ku muhanda mu kayira k'abanyamaguru, ni ukuvuga ngo ni message y'ubukene ndetse n'ubushomeri bukomeye cyane. Senga cyane Imana ikugirire neza. Kandi ntugakerensa akazi, ntukanga akazi. Urumva? Buriya iyo usomye mu Migani 6:6 kugera ku 11 ubone ikimonyo. Ibimonyo ngo ntibigira umwami, ariko burya umwanzi w'ikimonyo ni imvura. Kubera ko ikimonyo kibonye agacyo kita kivuga ngo imvura izagwa, ibimonyo bigahunika ibyo bizarya mu gihe cy'imvura. None rero ngo ubyigireho, ubirebe ibihe bibi bitaraza, widamarara, wivuga ngo wagezeyo ntaho uragera. Imana idufashe, Imana tugirire neza. Icya karindwi, kurota wambaye ubusa urimo kwirukanka cyane. Wambaye ubusa urimo kwirukanka cyane, uri kwirukanka kandi wambaye ubusa. Ni message yo kwibwa mu rugo cyangwa mu nzira, bagushikuza ikintu runaka, cyangwa ku kazi bakaba bagufata ku ngufu bakagutwara na telefone. Ariko ni message Imana ibicishije aho ngaho, wiruka wambaye ubusa. Ni message yo kwibwa. Imana idufashe itugirire neza. Icya munani, kurota ubona uwo mwashakanye yambaye ubusa ari mu nzu mutuyemo. Uwo mwashakanye ari mu nzu mutuyemo, kandi ari uwo mwashakanye.
buriya ni message Imana iguhaye yuko yuko ukorera mu bwiru. Ni ukuvuga ngo ubwiru, gukorera mu bwiru ushobora kuba ufite nk'ibintu runaka, nk'imitungo runaka, ukayihisha uwo mwashakanye. Hanyuma kubera ko wayihisha uwo mwashakanye, abo wayanditseho cyangwa wayihaye, wayibikije, bakazayikurya. Ni ukuvuga ngo iyo urose yambaye ubusa uwo mwashakanye, bivuze ngo ushyire ibintu muri transparence. Niba ari ibibanza ubizane nawe abimenye uwo mwashakanye, niba ari amafaranga amakonti uyazane nawe yamenye uwo mwashakanye. Mbese ubushobozi bwose mufite ariko ukorere muri transparence, kuko Imana irabihishuye, ntuzagwe muri uwo mutego nawe urabyumva. Hanyuma icya 9, kurota imvura ikunyagira wambaye ubusa. Kurota imvura ikunyagira kandi wambaye ubusa, urumva ni ingorane. Imvura ikunyagira wambaye ubusa udafite ahantu hugama, ni ukuvuga ngo ni ibigeragezo uzaterwa n'umuntu wawe w'inshuti yawe ukunda. Ibigeragezo ushobora guterwa n'umwana, ibigeragezo ushobora guterwa n'umugabo, ibigeragezo ushobora guterwa n'inshuti yawe magara. Nukundana n'umuntu, ni ukuvuga ngo nukundana n'umuntu ashobora kuguteza ibigeragezo. Imana rero ubwo ibihishuye, bamaso. Icyo gukora ugikore, usenge kandi unagenzure. Icya 10, kurota uri kumwe n'uwo mwashakanye ariko mwembi mwambaye imyenda y'imbere, underwear, sous-vêtements. Mwembi muri kumwe n'uwo mwashakanye ariko noneho mwese murambaye. Umwe yambaye ikabutura, undi yambaye indi. Umwe yambaye isujipe, undi yambaye ikabutura. Mwambaye imyenda y'imbere mwese. Bisobanuye ko ari divorce yihuse. Irashoboka cyane. Divorce irashoboka. Musenga Imana, muganire, mujye inama, muvuge kuri izo nzozi, nimuzihishanye. Niba hari ikintu Satani yaragiye kuririraho, gisenywe mu izina rya Yesu. Icya 11, kurota abashakanye bambaye ubusa bari muri dushe. Bariho baroga, bari muri dushe ariko bose bambaye ubusa. Ibyo ni ikintu cyumvikana. Kuba bambaye ubusa bari muri dushe bombi bisobanuye iterambere ry'urugo. Muzatera imbere, mugera ahantu mujya ku mucanga, musohoke, mubyine, muryame, musomane, mbese namwe mwumva uko mumeze, urugo rubaryohere. Mwambaye ubusa muri dushe, uri kumutirita nawe ariho agutsirita. Imana ishimwe. Icya 12, kurota ubona urimo kwambika uwo mwashakanye imyenda, kuko wari usanze yambaye ubusa. Usanze yambaye ubusa ukamwambika imyenda, hanyuma ugafata imyenda ukamwambika kuko usanze yambaye ubusa. Ni message ikomeye. Ni ukwitegura guhangana n'ikigeragezo ariko giciye mu bo mwashakanye. Itegure guhangana n'ikigeragezo, cyangwa se senga Imana ibyo bintu ibiburizemo, kubera ko Imana iyo dusenze, Imana ihindura gahunda. Ibyo yari yaretse Satani akabizana, Imana irabihindura. Yona 3:10 ngo ibonye ab'Ininewe baciye bugufi bakambara ibigunira bagashaka Imana, mbirigarura ibyo yari igiye kubagirira byose ibikuraho. Icya 13, kurota uwo mwashakanye arimo koga muri pisine ukabona igitsina cye ari mu mazi. Mbese uwo mwashakanye ari muri pisine, hanyuma noneho wewe wareba ukabona igitsina cye ari mu mazi. Ari mu mazi ukakibona. Ni umugore wawe ukabona sexe ye, ni umugabo wawe ukabona sexe ye ari mu mazi ari koga muri pisine. Mu nzozi urabibonye. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umwana muzabyara, niba utwite umwana muzabyara, kandi niba udatwite umwana muzabyara nyuma umaze kubona izo nzozi, azababera umugisha. Azababera umugisha. Imana ishimwe. Icya 14, kurota ubona umubyeyi wawe yambaye ubusa. Kubona umubyeyi wawe yambaye ubusa, bana mu ntega amatwi, kurota ubona umubyeyi wawe yambaye ubusa ni message ikomeye yuko umubyeyi wawe hatuye abangamiwe. Ashobora kuba abangamiwe n'umuturanyi, ashobora kuba abangamiwe n'ubukene, ashobora kuba abangamiwe n'ubundi buzima kubera ko ashaje.
gerageza niba wabibonye ukabona umubyeyi wawe yambaye ubusa ukabibona mu nzozi, niba icyo ugomba gukora ugikore, kubera ko Imana iguhaye message hakiri kare. Hanyuma 15 kurota ubona mushiki wawe yambaye cyangwa musaza wawe yambaye ubusa, ni message ikomeye Imana iguhaye yuko ushobora guta agaciro hirengagijwe aho wari ugeze, hirengagijwe wari uriwe, nubwo waba uri manager, nubwo waba uri minister, nubwo waba uri komeye, nubwo wari umusirikare ufite nubwo waba uki, ariko ukarota ubona ubwambure bwa mushiki wawe cyangwa bwa musaza wawe, ni message ikomeye, ni uguta agaciro kubera kwiyandarika. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nibyo bike yansobanuye. Ni wumva ibyo warose mu kwambara ubusa hari icyo ntavuze, cyangwa se ukumva hari icyo mvuze ntugisobanukirwe, ndahari, wanyandikira, wakwandika muri comment nkabibona ndabisoma, cyangwa se ukandika ukandika kuri WhatsApp nabwo ndabisoma, hanyuma ngategura ikiganiro kandi nkategura nifashishije ku bibazo mwambajije. Imana rero ibaho umugisha, mbifurije kurema ahazaza heza, mbifurije kurema ahazaza hagendeye ku nzozi zawe. Imana ikikwifuzaho, ikwifuzaho ikintu cyiza. Imana iyo yerekanye ikintu, ndongeye mbisubiremo, iyo yerekanye ikintu, Imana si nka Satani akwereka ikintu agira ngo kizakubeho, n'umuntu kwanga akwereka ikintu yifuza ko kizakubaho. Ariko Imana kuko ari umubyeyi, iyo yerekanye ikintu ntibishaka ko kizakubaho, ibishaka kuhindura ukagikwepa, ukabusanya nacyo kigaca hariya kigaswata, hanyuma wowe ukikomereza, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.